Loving Emery. Kubera iki filime bayise Loving Emery? Mutegura akacyayi se n'ibikitoye ibyo gibyo wapi? Niba utareba na OGB za Joy B. Bakora ibintu byabo reba nkumbatayemo OGB. Hari hano mwari bwayibone. Buriya abasore bataragira inote ntabwo baba bafite confidence yo kuba babwira abantu ko babakunda. So kubeshya uwanza ridaye bwa mbere tukiza abantu baratubwiraga ngo ubundi ngomba kugikora akazi nkuriya muntu ngo nibiki aje umuntu anyira muri byinshi jaho. Sasa umukobwa yarazi yuko umusore hano ari umunyamihanda kumba afite nakazi. Iya mambo vipi reka nze mbereke ako mbere ya byose kambanze imbabazi buriya mubona tuzajyayo. Ariko nge nzajyayo ahubwo mwibwe buriya mubona muzajyayo koko nta migireyo kabisa. Ubu nk'umuntu utarakanda subscribe kuri channel ya Joy Entertainment wambeshya ngazajyayo yaba yanyuze he yaba yajyanyweho n'iki atumva inama za Joy hano kuri no channel ntago yajyayo reka reka baze tuze abantu bankurikirana mu Rwanda ndetse no hanze yarwo reka tuza abari muri Amerika abari muri Canada abari hehe mwese munkurikirana nawe mukomeje gukanda subscribe kuri channel ya Joy Entertainment reka basuze babwira ngo muri kuba abantu b'abagabo. Reka tuze abantu mwese mufana Joy B ndetse mumushyikira mu bintu bye bya buri munsi. Ahangiye kubereka ibintu bitanu wakagendeyeho ureba umukobwa buriya mwakagumanye mu rukundo cyangwa se n'iki nta kintu azaba kuri Joy B. Ikimbabaza nuko mutazajyayo. 5 things. 1. A girl who is not shy on showing to others how she really. Ati icyambere ni umukobwa buriya utagira ibimwaro cyangwa se isoni zo kukwerekana mu bandi. Hari umukobwa muteretera ugasanga ntabwo yapfa kukwerekana mu bandi. Ugasanga yapfa kukwerekana iyo haje abandi bantu niyo mwamurimo murakora urukundo uhita ubona bihindutse ugahita ubona yatangiye gufata nkaho buri musaza wiwe ubona rwose inshuti ziwe zija ku kanya adashaka kuba yazereka yuko hari kijya mbere hagati yawe nawe. Buri uriya mukobwa urabimenye guhera kwino cyo ya none aho ugomba kumwicaza ukamubaza uti ese ubirimo neza dukomeze cyangwa niki ariko uriya mukobwa niba atagukeneye inote hari ikindi kinagukeneyeho. Harya bavuga ngo iki murye muri menge. Abakobwa ni abanyabwenge baturusha ubwenge. Loves you. 2. A girl who is far away but never cheated on you. Undi mukobwa buriya wakizeye n'ibiki ni umukobwa ushobora kujya kure ariko ntaguca inyuma. Hari abakobwa bibahora abakobwa bajya kure yaba boyfriend babo ariko ugasanga bakomeje kwizera mu rukundo rwiwe n'umusheri wiwe ariko hari n'abandi bajya kure ugasanga ibintu bisa bihinduka ugasanga niba mwari abasheri bisa birangiraho ugasanga niba yakwerekaga urukundo rwinshi cyane ari aho hafi aragiye bisa bihinduka kandi ibintu byarakemutse. Hari amatelefone ubu ngubu umuntu yakwereka urukundo n'ubundi nkaho ahibereye. Ngo buriya umukobwa reka twe gutandukira n'ibyo batubwiye hakurino umukobwa ujya kure nta gucinya muri umukobwa niyo mwakagubye kuba muri mu rukundo mugakomezanya n'iki nicyo ni kimwe mu bishobora kukwereka yuko umukobwa ari seriye. Ariko umukobwa uzagenda agatangira kuguca inyuma agatangira kugenza gute ibintu bigahinduka ugahita utangira kubona yabaye mushyashya uriya mukobwa buriya ntabwo gukunda. Ndayamena nose ngende amamesa reka sindi nakabati reka. A girl who see you as a husband, not just a boyfriend. Icya gatatu ngo numukobwa buriya ugufata nk'umugabo wiwe apana ugufata nka boyfriend wiwe. Hari abakobwa buriya bakunda kudufata aho turi aba boyfriend nyine hari ibintu n'iki bizanarangira ariko buriya ngo umukobwa uri seriye cyangwa umukobwa wakakomezanyije nawe uwo mukobwa ukubona nka husband wiwe umugabo we. Umugabo we buriya uzumura gufata nk'umugabo wawe harashya neza ndetse ibintu biba bimeze neza kuko arakubaha cyane agenza n'ikindi ariko kugufata nka boyfriend wawe boyfriend
boyfriend se nta kantu kaba karimo, ntago aba kwemera umukobwa, yakagobye gufata nka boyfriend nka husband we, umugabo we. Umugabo buri husband ni wa mugabo w'umugore bashakanye. Ariko ntarimo gukabya we. Ngo nuko bimeze, buri umukobwa kwemera yakagobye gufata nka husband wiwe, umugabo we. Apana nka boyfriend. 4. A girl who treat you like a king. Ati icyakane ni umukobwa buriya ugufata nk'umwami. Buriya abagabo dukunda akantu k'icyubahiro n'iki buriya n'abakobwa basobanukiwe, iyo mukundanye atatangira gufata nk'umwami. Abagabo dukunda akantu kakineneko kagatwiko. Ntago tuzajyayo. Abagabo buriya abakobwa basobanukiwe, iyo akundanye n'umusore abagomba guhita atangira kumufata nk'umwami, umwami we, amwereka yuko amwubaha cyane, amwereka yuko niki amuha icyubahiro akwiriye nk'umwami. 5. A girl who always asks you permission before doing something. Icya gatanu ngo buriya ni wa mukobwa ugusaba uburenganzira mbere yuko akora ikintu cyacyo cyose. Ati buriya kariya kantu kerekana icyubahiro n'iki kandi koko niko bimeze, kuko nta kuntu wabukura n'umukobwa noneho uzajya usanga ibintu byose yabikoze, uzajya ugenza usanga ibintu byose mbere yuko akora ikintu cyose cyaryo cyose, nta burenganzira gusaba ntaki, byose usanga yabikoze. Uriya mukobwa ntagakwemera, ndetse uriya mukobwa ntimuzajyanayo, wakagobye kumureka. Buriya umukobwa ukwemera yakagobye kujya gusaba uburenganzira mbere yuko akora ikintu cyaryo cyose. Akakubaza ati ese niki mwami wanjye. Ariko bana ntago tuzajyayo kabisa. Buriya kino kintu nyikore cyangwa nyihorere, akakubaza gutyo nyine. Ati kariya kantu hari ikintu kagaragaza aricyo, because she respects you and consider your decisions. ngo bigaragaza yuko akubaha ndetse yuko imyanzuro yawe ayita ari ikintu yitaho cyane, yuko rwose akubona nk'umuntu w'umugabo, imyanzuro yawe ari ya myanzuro yubaka. Naha dusoreje ndetse babwira ngo njye mwumva nitwa Joy Bidakwiye Tarot Biteta. Niba wakunze ikiganiro jya muri comment wandike ngo niki tugezeho n'ibindi. Ariko hashtag igezweho muri no minsi iravuga iti ubu mubona tuzajyayo. Namigireyo, abakobwa benshi ntibazajyayo, ntibazi tuno tuntu babwiye hakurina, ariko muratumenye kuko mukurikirana Joy Entertainment. Abasore nabo ntibari babizi ukuntu bagomba gufatwa, guhera uyu munsi murayimenye. Mujye muri comment mwandike ngo tugezeho n'ibindi byinshi, nanjye ndahari ku bwanyu. Ariko mbere yuko ngenda reka mbanze mbibutse no gukora shakiro kiganiro kugira ngo noneho babashari banyu banabimenye, bamenye ukuntu bagomba kwitwara, bamenye niki. Buri mukobwa wasobanukiwe abagomba no gusobanukirwa nyine n'uburyo yitwara. Ariko utasobanukiwe ni wa wundi uba muri ya nzira n'ubundi agakomeza muri iyo nzira.